Yes, kanongere ngwereze ikaze kuri YouTube channel. Hari kuwa gatanu tariki 24 Mutarama 2025 aho mu kigo cya GS Mutongo nibwo rwose abanyeshuri babiri b'abakobwa bagerageje kuroga abavandimwe babo bigana bose bifuza yuko bagomba gupfa. Ni mu ishuri ryo mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye aho aba banyeshuri bigaga ishami rya Hege. Bari abanyeshuri 13 bigaga mu ishuri rimwe, abahungu 4 ndetse n'abakobwa 6. Aba bakobwa babiri bavugaga yuko bifuza yuko bagenzi babo bose bagomba gupfa. Ese niki cyateye aba banyeshuri kuba bakifuza yuko abavandimwe babo bapfa? Niki cyabibateye? Reka tubirebere hamwe mu kanya. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nguhaye ikaze ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nge tugiye kubana mu ikiganiro, amazina yanjye nyakuri ni Ntakirutimana Obedi. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ariho bigisoka. Aba banyeshuri ni abakobwa babiri biga mu mwaka wa gatandatu mu ishami rya Hege, amateka, ubuvanganzo ndetse n'ubumenyi bw'isi. Abanyeshuri uko ari babiri, umwe yitwaga Donata, undi wateguye n'uyu mugambi akaba yitwa Ingabire Josiane. Uyu mukobwa Ingabire Josiane ari nawe wateguye uyu mugambi wose wo kuba yakica bagenzi biwe. Mu ishuri yigagamo kubera uburyo atajyaga akunda gusabana n'abandi, bari baramwise no joke. Ntabwo yari akunze gusekana na bagenzi biwe habe na gatoya. Abanyeshuri ni babiri bakekwaho gushaka kuroga bagenzi babo. Umwe afite imyaka 20 ariwe witwa Ingabire Josiane wanateguye uyu mugambi, undi akitwa Donata w'imyaka 19. Uyu Donata icyo azira cyane we nuko uyu Josiane cyangwa se no joke yateguye uyu mugambi akawubwira uyu Donata, hanyuma uyu Donata ntawumenyeshe ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se abe yabibwira bagenzi biwe. Uyu Ingabire Josiane yateguye uyu mugambi awuganirizaho Donata amubwira yuko ashaka kuba yakica bagenzi biwe bigana mu ishuri rimwe. Uyu Josiane, uyu Donata nako nta kintu yabikozeho, ahubwo yaramwumvishe bisa nkaho amushyigikira kubera yuko muri uyu mugambi bafatikanyije. Uyu Josiane wateguye umugambi bivugwa yuko mu ishuri yigagamo nta munyeshuri n'umwe bajyaga basabana ngo bavugane amagambo arenze angahe. Oya, no mu ishuri ryabo yaryaga wenyine. Bivugwa yuko ubwo yari yamaze gukoroga iki kinini yari agiye gukoresha cy'imbeba, ubwo yari yamaze kugikoroga mu mboga, we ibyiwe biryo yari yabikuyeho yabishyize ku ruhande. Ni umuti w'imbeba yari agiye gukoresha, kandi namwe murabizi umuti w'imbeba ntabwo utinzamo. Ese wakibaza abanyeshuri biganaga babimenye gute? Niki cyababwiye ko ibiryo bagiye kurya birimo uburozi ku buryo bahise bahuruza ikigo cyose abayobozi barimo, ndetse no mu kigo baje gutumiza n'abandi bayobozi kubera ni ikigo cya padiri, n'umupadiri yahageze, yewe n'ubuyobozi bw'akarere bwahigereye na meya, umuyobozi wa polisi mu karere ka Rusizi, ndetse n'umuyobozi ushinzwe kubakisha amashuri mu karere ka Rusizi nawe yahageze, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ibi ngibi byabaye kuwa gatanu isaha y'isaa 7, ubwo abanyeshuri bari bavuye gusenga berekeje aho bafatira ifunguro rya saa 6. Ni abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu aho mugenzi wabo umwe yagerageje kuba yabica bose. Ese niki cyabimuteye kuba yagerageza kwica bagenzi biwe? Byose urasobanukirwa akantu ku kandi mw'iki kiganiro. Nkuko nabikubwiye, ni ikigo cya Groupe Scolaire Mutongo. Umuyobozi w'ishuri rya GS Mutongo Uwimana Hawa Alfonsina yabwiye Umuseke ko ubuyobozi bwatabaye hakiri kare nta munyeshuri n'umwe urarya ibi biryo, usibye yuko n'abanyeshuri bari babimenye hakiri kare. Bagiye kurya bumva ibiryo rwose biri kunuka cyane mo umuti w'imbeba, bityo bahita babimenya hakiri kare. Bamwe bari bakeka yuko ari umuti w'imbeba cyangwa se acide kubera yuko ishuri ryari riri kunuka cyane. Uyu mukobwa we no joke cyangwa se Josiane, niki
cyatumye bamufata bakeka yuko ari we waroze ibi biryo. Reka nabyo tubibabwire. Ubwo abanyeshuri bajyaga kurya cyangwa se uyu mukobwa yari ari kwarura ifunguro rya saa sita, bivugwa yuko mu ishuri ryabo hari harimo umunyeshuri umwe urwaye umutwe atari yasohotse. Nibwo uyu munyeshuri Josiane yafashe uyu muti wo gutegesha imbeba, hanyuma akawushyira mu biryo kubera n'igihunga, umwe umeneka hasi n'undi umeneka ku mufuka w'ijipo yari yambaye. Uyu mukobwa Josiane bivugwa yuko kubera n'igihunga cyinshi uyu muti wamumenetseho yahise asohoka, nawe akimara kumva yuko uri kunuka kandi nawe uri kumunukaho ajya gukaraba intoki. Nibwo bagenzi biwe bamubaza ngo ese ko ugiye gukaraba intoki ibintu biri kukunukaho ni ibiki? Arababwira ngo ibyo ntabwo bibareba. Uyu Josiane nibwo agiye gukaraba intoki yumva ntibiri kumuvaho, ajya no gusaba isabune ahatekerwa ifunguro ry'abanyeshuri ku gikoni, arakaraba ariko nabwo yumva umuti ntabwo umushizeho. Nibwo noneho bagenzi babo binjiraga mu ishuri bagiye kurya, ariko mbere y'uko binjiraga mu ishuri uyu no joke cyangwa se Josiane yababwiye ati ese mwaje mukarya? Noneho byabatunguye cyane bitewe n'uko uyu mukobwa atajyaga bavugisha. Baramubwira nti ese noneho kutubwiye tuze turye bimeze gute, habaye iki? Ntabwo babitinzaho cyane kubera yuko biyumvishaga yuko ari nk'ibisanzwe. Uyu munyeshuri no joke afatikanyije na mugenzi we Donata, uko ari babiri bateguranye uyu mugambi. Uyu nguyu Josiane niwe wari waguze iki kinini mu gitondo cya kare aje ku ishuri. We ubwiwe amakuru yitangiye yavuze yuko yabyutse mu gitondo aje ku ishuri akabanza kujya kugura iki kinini ari buze guhuza bagenzi biwe. Nibwo rwose bisa nkaho yari agiye kugera ku mugambi wiwe. Kimwe mu byarengeye aba banyeshuri biga muri groupe scolaire Mutongo ndetse n'amahirwe batabashije kurya iki kinini. Abanyeshuri biga muri iki kigo mbere yuko bajya kurya barabanza bakajya gusenga Imana. Ubwo abanyeshuri bari bavuye gusenga Imana berekeje aho bafatira ibiryo, ifunguro rya saa sita. Nibwo rwose binjiye mu ishuri bumva riri kunuka, abanyeshuri bamwe batangira kuvuga ngo ibi biryo bishobora kuba biroze. Nibwo abanyeshuri batangiye gutumiza banze kurya. Abayobozi b'ikigo kubera yuko bari bazi yuko bikunze kuba mu kigo, abanyeshuri bamwe na bamwe bakanga kurya, babanje kugira ngo ni imikino. Ariko ubwo abarezi b'ikigo nabo bazaga mu ishuri, bakinjira mu ishuri ry'aba banyeshuri bigagamo bumvise yuko ibi ngibi rwose bidasanzwe. Ni mu kigo cyitiriwe umutagatifu Saint Dominique Savio Mutongo, giherereye mu karere ka Rusizi. Aba banyeshuri uko ari babiri biga muri iki kigo giherereye mu karere ka Rusizi, intara y'Uburengerazuba, umurenge wa Mururu, umudugudu wa Mutongo, akagari ka Tara. Bavuga yuko bateguye uno mugambi bitewe n'uko bagenzi babo biganaga bajyaga babasebya. Gusa mwabo ngabo bajyaga babasebya harimo batatu bari bagendereye cyane kwica, ari nabo bari babaraje inshinga, aribo bari bafitiye umugambi nyamukuru, bashaka kuba babahuhura bakabakuzaho burundu bakabavana ku isi. Aba banyeshuri ribu yamaze kubajyana gutya, bagiye mu iperereza, ndetse ubwo yabajyanaga ibiryo byabanje birapimwa harebwe umuti waba urimo nimba koko ari aside cyangwa ikinini cy'imbeba. Gusa ubwo yapimaga ibiryo aba banyeshuri bari bagiye kurya basizemo uburozi, basanze ari ikinini cy'imbeba kandi atari cya kindi rwose giciriritse, ari cya kinini umuntu arya ku buryo atamara n'iminota 3 agihumeka umwuka w'abazima. Yagishyize mu biryo bari bagiye kurya ku isaha y'isa sita. Nk'uko nabikubwiye rero ni ishuri ry'abanyeshuri 13 biga ishami rya Hege. Amateka, ubumenyi bw'isi, ubuvanganzo. Ubwo ni history, geography ndetse na literature. Iyo niyo segisi y'aba banyeshuri bigaga.
segisiyo yari yigwamo n'abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu 13, abahungu 4 n'abakobwa 6. Urumva yuko mw'iri shuri hari kujya gupfamo abanyeshuri 9 iyo bakirya ibi biryo. Ese ni ukubera iki hari gupfamo abanyeshuri 9? Nuko babiri bari bateguye uyu mugambi bo bari burye bonyine, bari babizi neza kandi ibisanzwe. Umwe muri bo Josiane wari warishwe no joke, we n'ubundi nta munyeshuri n'umwe bajyaga basangira cyangwa se ngo bavuge rumwe. N'uyu Donata nawe k'uwo munsi ntabwo yari gusangira n'abandi, nawe yari yakuyeho ibyiwe cyangwa yakuriyeho ibyiwe na no joke kubera yuko bari barateguranye umugambi. Abandi babiri hari harimo ushinzwe kugaburira abanyeshuri mu kigo, ushinzwe iby'imirire mu iryo shuri ryo mu mwaka wa gatandatu, higamo undi nawe ariwe Duayene, nawe yariraga ku gikoni. Nibwo aba banyeshuri babiri baraga ku gikoni bo bari kurokoka birumvikana. Nibyo hari abanyeshuri babiri b'abakobwa bagerageje kuroga bagenzi babo bakoresheje umuti w'imbeba, bawushyize mu biryo bagiye kurya barawukoroga. Abandi bahise babimenya ntibyabaye bikiribwa, bityo ngicyo bahita batumiza ubuyobozi bw'ikigo. Ubwo ubuyobozi bw'ikigo bwari bukihagera bwabanje kwiyumvisha nabwo uburyo ibi bintu bidashoboka, bagira ngo ni rwa ruhinzo rw'abanyeshuri, kubera yuko impamvu ubuyobozi bw'ikigo bwabanje kutabyiyumvisha nuko abandi bose mu kigo bari bamaze kurya hakiri kare. Abanyeshuri bose bari hakiri kare, ishuri ryari risigaye ritararya. Ni umwaka wa gatandatu gusa w'amashuri yisumbuye, kubera yuko bari bamaze kumenya yuko ibiryo bagiye kurya birimo uburozi. Bityo ngicyo abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu bakimara kubimenya, bahise batumizaho umuyobozi w'ishuri ryabo, ari we rwose wari uhagarariye iryo shuri ryabo, witwa Alphonse. Bahise bamuhamagaza. Akihagera ibingibi nawe kubyumvisha byamunaniye, nibwo nawe rwose yahise atumizaho umwarimu mukuru mw'icyo kigo witwa Fideli, ushinzwe kugaburira abanyeshuri bose mu kigo. Nawe arahagera azana na Duayene kubera yuko barira ku gikoni, ndetse n'umunyeshuri umwe w'umuhungu n'umukobwa nabo bashinzwe gutanga ibiryo ku gikoni. Bakihagera baribaza ati ese koko ko abandi banyeshuri bose bariye ibiryo yaba biroze, ubu ngubu ntiyaba byatangiye kubagiraho ingaruka? Nibwo umwe mu banyeshuri biga mu wa gatandatu yavuze ngo ntabwo ibiryo byacu byose biroze, by'ikigo byose ntabwo ari abakwikwi babiroze, abatekera ubuyobozi bw'ishuri ntabwo aribo babiroze, ahubwo uwabiroze ni umunyeshuri twigana. Ibingibi mugomba kubikurikirana. Nibwo rwose abakora ku gikoni bose bazanywe, ndetse harimo n'abatekera ikigo cy'amashuri cya GS Mutongo, ndetse abateka bari bafite ubwoba bw'uburyo barimo bashinjwa kuba baruga ibiryo by'abanyeshuri, bafite ubwoba bwinshi cyane. Gusa kubw'Imana ndetse n'amahirwe no gusenga, ntabwo aribo bari bakoze aya mahano. Abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu bababuraniye rwose bavuga yuko atari bo baroze ibi biryo, kubera yuko yaba ari bo babiroze n'abandi biga ikigo cyose bari kuba bariye ubu burozi. Ikindi kiri mu byabarengeye cyangwa se ni ukubera ko abatekera ikigo ari abanyeshuri bakoreye, ko ari abakwikwi bakoreye ikigo igihe kirekire, kandi ari abarezi bizewe cyane. Ikindi ni abarezi barura imboga z'abanyeshuri, abanyeshuri bahibereye barura imboga, abanyeshuri bahita bajyana mu mashuri bariramo. Ibi ngibi nibwo hatangiye kuvugwa yuko uwateguye uyu mugambi atari umwe mu bateka, ahubwo ari umwe mu biga nk'iryo shuri. Nibwo rwose haje kwitegererezwa, hatangirwa gukora iperereza n'abarezi b'ikigo. Bakimara kuzana abo barezi b'ikigo harimo abakora ku gikoni bose, nibwo haje kuza kontabure ushinzwe kugaburira abanyeshuri, nawe afashe ku ibyo biryo koko yumva ntabwo byizewe, n'ibiryo bifite impumuro mbi.
nibwo haje kuzana diregitirise w'ikigo cy'ishuri ryabo ariwe witwa Uwimana Hawa Alfonsina. Nawe nibwo yaje kuhagezwa cyangwa se kuhagera yumva koko nawe ibiryo abanyeshuri bagiye kurya ni ibiryo bitizewe habe na gatoya, ni ibiryo bifite impumuro itari nziza. Bityo iperereza ryatangiye gukorwa, baza kubaza uwaruye ariwe uwo nguwo bitaga Ingabire Josiane, yari yarateguye umupangu awufatikanyijemo n'uyu nguyu Donata. Nibwo aba bakobwa uko ari babiri, umwe waruye wanateguye umugambi, bamubajije baravuga ngo n'uyu nguyu. Barebye ku mufuka w'ipantaro w'ijipo yambaye koko nibwo basanze ikinini yari yakoresheje hari n'icyamumenetseho kubera igihunga yari afite kiri no kumunukaho. Bityo ngicyo yahise avanwa mu ishuri gitaraganya ndetse n'uwo bateguranye umupangu, berekezwa mu biro bya diregitirise. Bityo bahaberekeje rwose cyane, maze batumizaho padiri, nawe amakuru yari akimugeraho yuko mu kigo cya Groupe Scolaire Mutongo gihagarariwe na padiri yahise abasha kuhagera. Bityo ngicyo baje gutumizaho n'abandi bayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, harimo umukuru wa polisi w'akarere ka Rusizi, umuyobozi w'agateganyo, meya w'akarere ka Rusizi, n'ushinzwe kubakisha amashuri mu karere ka Rusizi, ndetse n'ushinzwe urubyiruko nawe yari ahari, n'abandi bagiye batandukanye. Sibo gusa na RIB yari yaje, kubera yuko byaje kurangira aba bakobwa babiri batwawe. Ese ubundi wakibaza uyu mukobwa No Joke yari muntu ki? Avuka hehe? Reka aba aribyo turebera hamwe. Ese yize muri iki kigo ahereye mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye ya segonderi kugera aho yari ageze, cyangwa yagiye kuhaza hari ikindi kigo avuyeho? Byose urasobanukirwa. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel Rwanda ni Future, wakanda subscribe, nta kindi twayifunguriye uretse kuzajya tubagezaho amakuru agiye agezweho hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, politike, imyidagaduro, byose tubikorera ku gihe. Nk'uko nabikubwiye rero, uyu mukobwa tugiye kurebera hamwe ibyiwe, Ingabire Josiane wari wariswe No Joke. Mbere na mbere yavuze yuko kimwe mu byamuteye kuba yaruka abanyeshuri bagenzi biwe ari uko bamusererezaga cyane bakarenza urugero, ngo batamukundaga habe na gatoya. Kimwe mu byateraga aba banyeshuri, namwe murabizi burya ahantu ishuri riryohera kubize ni ugutebya abo mwigana mwese, kubera yuko iyo mudatebya burya ngo ishuri ntabwo ryaba ryiza, mugomba gusabana mugatera joke. Uyu mukobwa rero ntabwo yakundaga joke habe na gatoya n'urwenya, niyo mpamvu yakundaga kwigunga ku giti cyiwe. Bityo ngicyo yaje gutegura umugambi, kubera yuko bagenzi be batebya cyane ndetse abona ko bamwanga cyane, kandi aba ari ibintu birangira aho ngaho, ategura umugambi wo kuba yabaruka. Ni umukobwa w'imyaka 20 y'amavuko. Uyu mukobwa ajya kuza kuri iki kigo ntabwo aricyo yizeho guhera muri pirimeri kugeza muri segonderi, ahubwo yize muri iki kigo guhera mu mwaka wa 6 gusa w'amashuri yisumbuye. Oya, amakuru dukesha umuyobozi w'ikigo nuko uyu mukobwa Josiane yize muri iki kigo guhera mu mwaka wa 5 mu gihembwe cya 2, aho yakije havuye mu kindi cya Groupe Scolaire Nyakarenzo. Ni ikigo nacyo yari avuyeho bitewe ngo n'amabara yari yagikozeho, cyane yuko uyu mukobwa yavuye kuri iki kigo ngo hari umurezi umwe mu yari ahigisha batari bumvikana muri iyo minsi, batari babanye neza, ndetse n'abakigaho n'abarezi bacyo muri rusange bose ntabwo bari babanye neza n'uyu mukobwa kubera imyitwarire yiwe. Bishatse kuvuga yuko n'ubundi uyu mukobwa yari umunyangeso mbi. Ibyo byose byamenyekanye kandi byababaje benshi. Uyu mukobwa Ingabire Josiane, ese koko wowe urabibona gute ko RIB yamujyanye mu iperereza
ese urabona azarekurwa akagaruka ku ishuri kwiga kuri iki kigo, cyangwa se nagaruka kubera isoni n'ikimwara azaba afite nawe ubwiwe ntabwo azagaruka kuri iki kigo? Reka tubihange amaso uyu mukobwa Ingabire Josiane, ese wowe ubona ikosa yakoze yakarihanishijwe ikihe gihano? Ibi ngibi birababaje cyane, kuba umukobwa w'imyaka 20 yakifata agashaka kuroga bagenzi biwe. Ese wakibaza abanyeshuri biganaga bakimara kubimenya bo byagenze gutera? Abanyeshuri bigana bakimara kubimenya ni ibintu byabashimishije cyane, ndetse bishimisha n'abayobozi b'ikigo kubera yuko basaba inama gitaraganywa. Urumva n'abayobozi b'ikigo bari bagiye kujya muri kesi batateguye, batazi n'intangiriro yayo. Ibi ngibi byabanejeje cyane. Abarezi b'ikigo baravuga ngo uyu munsi ntabwo tugomba kwibagirwa, kubera yuko nabo bari gufungwa bazize ubusa, bazize umunyeshuri wateguye umugambi wo kuba yaroga bagenzi biwe. Ibi ngibi byabanejeje cyane. Abanyeshuri biga muri iryo shuri batangiye kuririmba cyane banashima Imana kubera yuko ibarokoye urupfu. Kandi nawe ntiwabura gushima Imana ikurokoye urupfu. Byabanejeje cyane birabarenga, bavuga ngo uyu munsi ntabwo tugomba kwibagirwa. Bari buzajye kwiga ku wa gatandatu kubera yuko ari abanyeshuri bari kwitegura gukora ikizamini cya leta, ariko uwo munsi wo kwiga ku wa gatandatu wahise usubikwa, bavuga ngo ntabwo ejo twaza, turacyafite igihunga n'ihungabana. Tuzajya gushima Imana kubera yuko yaturinze amarira n'umuborogo. Kandi koko niko byagenze. Abanyeshuri babibemereye barababwira koko birakwiye, muzajye gushima Imana kubera yuko ibarinze urupfu. Si bo gusa yarinze urupfu, ndetse n'abarezi b'ikigo bari gufungwa. Uburyo ikosa nk'iri, ihano nk'iri riba mu kigo cyabo, nabo bari kujya kwisobanura. Gusa n'ubundi abari bateguye umugambi bari gufatwa, kubera yuko bari kuba basigaye nk'iri kosa bakiri bonyine. Reka nkubwire usigare amahoro, ugire n'umunsi mwiza. Urumva yuko Imana yakoze igitangaza gikomeye cyane kuba yarinda abanyeshuri 9 biga mu mwaka, kubera yuko 2 muri bo nibo bari bateguye umugambi, n'abandi 2 baraga ku ishuri, abandi ubwo bari gupfira mu iryo shuri. Ubwo bari gupfa ni abahungu 3 ndetse n'abakobwa 6. Urumva yuko byari bibabaje cyane. Imana yakinze akaboko, abanyeshuri bagomba kujya gushimira Imana ku buryo nabo bavutangaje yuko uyu munsi nta kindi cyawugenewe kuri uyu wa gatandatu tariki 25, kubera ko byabaye 24, ariko wa gatanu isaha y'isa 7:15 bagiye gufata ifunguro. Bavuze yuko uyu munsi bagomba kujya gushima Imana, bakayereka igitangaza yabakoreye, kuba yabarinda ibibi, yabakiza se ikibi. Imana rwose irakarama, iragahoraho, kubera yuko yarinze abavandimwe bacu. Nabo bari bagiye kuzira ubusa, bagiye kuzira umukobwa rwose utavuga rumwe nabo. Ishyari ryahozeho. Urumva yuko abangaba bari bagiye kuzira ishyari ry'uyu mukobwa, bagiye kuzira ibyishimo byabo, kubera yuko bishima cyane mu ishuri bakarenza urugero. Kimwe mu byari byateye umunyeshuri kwica bagenzi biwe ngo nuko bari bakunze kwishima cyane bakamurusha n'amanota mu ishuri, bakamurusha ubwenge. Ese ubundi yakibica akarisigaramo wenyine, byari kumunezeza ayo manota ari kuzajya abona wenyine? Bari 2, ubwo umwe ari kuzajya aba uwa mbere, undi uwa kabiri ari 2. Ariko nabo ntabwo bari kuba bakize uwo mwaka, yuko bari gutabwa muri yombi, n'ubundi bari kumenyekana. Nabo nubwo bari bakoze ibi ngibi, kurya ibi biryo bishyiriyemo isumu yapanya byabananiye, bibatera ubwoba, birangira bavuze yuko batagomba kubirya. Rwose umwe yagendeye mu kigare, uwo Donata yagendeye mu kigare gikomeye cy'uyu Ingabire Josiane, cyangwa se no joke. Ni ibintu byumvikana, kubera yuko bateguye umupangu we. Icyo yazize nuko bateguye umupango bakabumubwira, hanyuma nawe bamara kuwumubwira ntawushyikirize ubuyobozi bw'ikigo, abubwire yuko mugenzi wabo yateguye umupango utari mwiza.
ibi ngibi ntacyo yabikozeho, ahubwo yariturije, arangije araza ariryamira yumva yuko ari ibintu bisanzwe, kubera yuko yari nakekaga yuko kuba abimubwiye wasanga ari imikino. Gusa icyo atari azi ni uko uyu no joke yabimubwiye ari seriye. Bityo nicyo ku uyu munsi wa gatanu yabyutse akagura ikinini cy'imbeba, bari bagiye kujya kurya kawunga. Mu kawunga bari bagiye kurya ndetse n'ibishyimbo n'imbogeri, akabashigishiramo ikinini cy'imbeba. Ikosa yanakoze, ntabwo yari azi ko iki kinini kinuka ku rwego rwo hejuru. Agiye guhuhuza bagenzi biwe, byaje kurangira bimenyekanye, Imana ikinze akaboko. Aba banyeshuri inkuru nziza bitashye umusozi yuko barokotse urupfu. Tariki 24 z'ukwezi kwa mbere Mutarama 2025, bavuga yuko uyu munsi batagomba kuwibagirwa, ari umunsi bazajya bashimiraho Imana. Reka nkubwire ukomeze ugira ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda ni Future, kubwira cawu cawu. Nawe ugira icyo tubwira muri comment, usiga igitekerezo cyawe, yuko igitekerezo cyawe ni ingenzi. Nimba ko kubona nawe hari icyo umunyeshuri yakorerwa, gira icyo ubivugaho. Amazina yanjye ni Ntakirutimana Obedi. Cawu cawu, ukomeze ugira ibihe byiza.